Okay, ladies and gentlemen, thank you for coming to this YouTube. These are some steps that you have to follow kugira ngo ubashe gusimbuka umugozi. Ni intambwe ushobora gukurikira kuko gusimbuka umugozi nabyo bigira intambwe bigomba gukurikizwa n'amategeko kugira ngo cyane cyane ko abantu bafite ibiro byinshi, ndavuga nko guhera ku biro 80 na kuzamura, cyane cyane wa muntu ufite ibiro nanone bitajyanye n'uburebure bwe, ntabwo ari byiza guhita asimbuka umugozi, ahubwo hari ibyibanze. Nkuko mwitegereza hano rero, urabona ko hari icyo bita utangira wishyushya ugashuting, ushobora kubikorera mu rugo iwawe. Urabona icyo bita foot kicks. Ibi ni uburyo utangira ugorora imitsi. Si byiza guhita usimbuka umugozi buri kanya ako kanya, kuko ushobora kugutera imvune, injury, zishobora gutuma ugira ikibazo ntuzongere no gukora siporo, ahubwo noneho ugasanga bya biro washakaga kugabanya biragize. Hano rero murabona ko harimo kwishyushya, ugomba kubanza kwishyushya. Urabona hari icyo bita simple high knees. Biriya bintu byose bigufasha kugira ngo ubashe kugenda uze gukora gusimbuka umugozi neza. Niwitegereza neza urareba, turaza gukora dusimbuke, tuzamura amavi, tugerageze no gusimbuka uvana ushyira amano atava hasi, ariko ibitsitsina nibyo biri kuzamuka hejuru. Gake gake ugomba kubanza ugashyuha. Ubundi wamanza gushyuha ukaza gufata umugozi inyuma. Iyo ufashe umugozi wabanje kubyitoza, gusimbuka umugozi biroroha. Nabyo barabyiga, kuko nta gusimbuka umugozi gutya biboneye uko wiboneye. Nabyo bisaba kubanza ukabyiga neza uko unasimbuka umugozi, kugira ngo bitaza kugira bigutera imvune. Ikindi kandi ugomba kumenya ko amaboko, ibyo ukora amaboko n'amaguru bigomba kujyana, bigomba kuba biri kujyana. Urabona ko hari uko nzamura amaguru, nuko none natangiye kuvana ibirenge hasi. Ibirenge biri kuva hasi, noneho uraza kureba intambwe zose ndi bukore ndazikora ndi gusimbuka n'umugozi. Ziriya ntambwe zose ndazikora nsimbuka umugozi. Ni uburyo bwiza wasimbuka umugozi kandi bikagufasha. So this can help you just to skip rope, and then when you do sport, and it is advisable for the people who are not heavyweight, because the people who are heavyweight, they are advised to do these trainings at least more than doing the skipping as rope. Thank you very much. Noneho dukomeze turebe rero neza hano. Urabona ko ntangiye gukora akantu ka jogging gato, samuri hamwe hirukanka. Urabona ndi gukoresha intambwe ntoya, ndi gukora gake, utangira igenda gake wihanye n'igihaha. Uko bigenda biza niko bigenda ubasha kumenya gukora siporo neza. Kurikiriza intambwe bizagufasha. Ibintu byinshi cyane bijyanye na siporo, ubuzima na entertainment. Please subscribe to UVOBIG, ubundi dukorane siporo. Ciao, thank you.